uturuka murenge ni Kimironko, karere ka Gasabo, niho duturuka nk'uko musanzwe mubizi ku basanzwe tubana. Ubaye ari gukiza nakivuga n'ubundi nk'uko nari mbivuze, nitwa Ndorimana Edouard. Buri cyumweru tukabana muri aya materaniro hano, nahakandagiye nahageze. Hanyuma nawe ndagusaba tubane muri uyu mwanya. Ufite umwanya utari muto kandi utari munini, cyangwa se wo nakita ngo ni munini kandi utari na munini cyane, wo kuza gusabana nawe mu isengesho. Uyu munsi ndashaka ko dusenga kuruta uko nabwiriza, kuko ijambo mfite ni ryo kugusengera. Birashoboka ko waba utameze neza, birashoboka ko hari impamvu zatuma ukenera isengesho ry'undi, kuko kimwe umuntu ashobora kwisengera, ariko hari igihe kwisengera binanirana, bikaba ngombwa ko yambaza mwene so kugira ngo agufashe. Uyu munsi rero naje nk'umuntu ushaka ko ngusengera, naje kugusengera. Ijambo mfite ni ryo gusenga, kuko icyigisho cy'uyu munsi cyose kirerekeza ku isengesho. Muri ubwo buryo rero ntujye kure, ubaye ufite mwene so wamubwira ngo wa mwanya wageze. Kurarika ni byiza, nubona hari byiza wagiriye ahantu cyangwa se kuri televiziyo cyangwa se ku muntu runaka, ujye ubiha agaciro, uvuge ngo na mwene data reka mubwire ti wa mwanya w'amateraniro wageze. Rero ubwiye mwene so nabyo ni byiza, ukamutegura ukamubwira ati iya saha wa munota wageze kugira ngo tubane na Pastor Edouard mwisengesha afite ry'uyu munsi. Mfite isengesho rero nshaka ko tuza gusengeramo, riboneka muri Zaburi ya 90 no ku murongo wa 13, turagarukira ku murongo waho wa 17. Turakuramo ijambo rimwe gusa. Haranditswe ngo Uhoraho uzageza ryari kwanga kwigarura? Uhoraho uzageza ryari kwanga kwigarura? Abagaragu bawe utugirira impuhwe, uko bukeye ujye udusesuraho ineza yawe. Nibwo buri munsi tuzajya twishima tuvuze impundu. Ya minsi myinshi wadutejemo amakuba, na ya myaka myinshi twagiriyemo akaga, ubidushumbusheho igihe cyo kwishima kingana nabyo. Abagaragu bawe utugaragarize ibikorwa byawe, urubyaro rwacu urugaragarize ikuzo ryawe. Nyagasani Imana yacu, udutoneshe, udushyigikirire ibyo dukora, koko ushyigikire ibyo dukora. Amen. Iyi ni Bibiliya, ijambo ry'Imana narisomye, ariko ndashaka gukoresha na Bibiliya yera kugira ngo twumve uko ibivuga. Hano haravuze ngo Uwiteka garuka, muri Bibiliya yera. Uwiteka garuka, ko watinze uzageza ryari? Abagaragu bawe uduhindurire umutima. Mu gitondo uzaduhaza imbabazi zawe, kugira ngo tuzajye twishima tunezerwe iminsi yacu yose. Utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo, n'imyaka twaboneyemo ibyago. Umurimo wawe utubonekera abagaragu bawe, ukomera kwawe kumenyekanire ku bana bacu. Ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu we kuri twe, kandi udukomereze imirimo y'intoke zacu, nuko imirimo y'intoke zacu uyikomeze. Amen. Ndagira ngo dusenge, tuganire muri iri jambo rigufiya, dusenga Imana. Mwami Yesu, ndagushimiye, wowe Alufa na Omega, wowe tangiriro ukaba n'iherezo, wowe uri hejuru y'ibyaremwe byose, usumba ibiriho ndetse n'ibyabayeho n'ibizabaho. Uri itangira rya byose, uri n'isoza rya byose. Ndagushimiye ko uyu mwanya ari wowe tuvuga, kandi ari wowe twifuza, niwe duhamagara, niwe twinginga, niwe duhendahenda. Kuri uyu munsi ndinginga ngo umwuka w'Imana amanuke akorere muri iki kirere turimo, maze avugane n'imitima y'ubwoko bwawe.
maze ubwo basamye bagiye kwakira, natwe uduhaze tugabura ibikwiriye muri uyu mwanya. Mwuka w'ubwenge no guhishurirwa ayobora iri jambo kuva dutangiye kugera ku musozo, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Nongeye kubiyegereza rero, hari abantu b'inshuti zacu turabasuhuje, ndabizi ko hari abari Kimironko badukurikiye, hari abari muri Gasabo, hari abari muri Kicukiro, hari abari Nyarugenge, hari abari Kacyiru hirya ahangaha mujya mutubwira ko mudukurikirana, hari abari Iburasirazuba, Iburengerazuba, Majyepfo n'Amajyaruguru, by'umwihariko Ruhengeri na Gisenyi mujya muduhamagara. Ntabwo nakibagirwa abantu ba Nyamagabe, ntabwo nakibagirwa abantu ba Bugesera, ntabwo nakibagirwa abantu mwese muduhamagara. Muri uyu mwanya naguhamagaye ngo ngwino dusenge. Ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, ndaguhendahenda kubw'imbabazi z'Imana ngo uyu mwanya ntukubere impfabusa. Ntihagire ikikurangaza, ntihagire ikikuyobya, ntihagire ikikwambura umwanya tugiye kuganiramo, kuko uyu munsi mfite isengesho rivuga ngo Imana ikwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi yakubabarijemo. Imana Data n'Umwana wayo n'Umwuka Wera bakwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi wababariyemo, kandi ugira ibyishimo bingana n'iminsi waboneyemo ibyago. Sinzi iyo minsi uko ingana, sinzi amajoro waraye uko angana, sinzi ibihe wabayemo wabaye, sinzi ibihe wabaye murira, uko bingana kose Imana izabivunjamo ibiruta byinshi. Navuga ngo ndetse n'igihe kiziyongera kuruta icyo wababariyemo. Ibyishimo bishobora gufata igihe kirekire kuruta iminsi wababariyemo. Ibyishimo bishobora gufata igihe kirekire kuruta iminsi waririyemo. Ibyishimo bishobora gufata igihe kirekire kuruta iminsi waboneyemo ibyago. Uyu munsi rero Imana ikwishimishe ibyishimo bingana n'iminsi wababariyemo. Nicyo nshaka ko tuganiraho, nicyo nshaka kuvugaho, kugira ngo turebe itangira ry'ibyo bintu tuze gusoza turi kumwe. Imana ibahe umugisha. Iri sengesho Bibiliya tubwira ko ari isengesho rya Mose. Mose nk'umwinginzi w'Abisiraheli. Mose yari umwinginzi w'Abisiraheli. Yahoraga yinginga Imana igihe yarakaye, yagize uburakari, yarakariye Abisiraheli. Imana yarakaye, yarebye gukiranirwa kwabo, Imana ikarakara. Umunsi umwe yigeze kurakara, bwira Mose iramubwira ngo Mo, ubu bwoko ni ubwoko butagondirwa ijosi, ni ubwoko bukora ibyaha bukongera bukiyongeranya, bukongera bukiyongeza, bukongera bugakora ibyaha. None nyemerera mburimbure mbukure, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguhindura ishyanga ridasanzwe. Mose arareba aravuga ngo ariko Mana, koko niki cyatumye urakara? Erega aba bantu ni babi, niko bateye. Aba bantu koko ni ubwoko bugoye, nanjye nubwo ndi kumwe nabo barangora. Ariko nanone kubarimbura cyaba ari ikindi kibazo, nanone kubakuraho cyaba ari ikindi kibazo. Aravuga ngo ibuka Farawo wamubwiye ko arekura ubwoko bukajya ku musozi kugutambiraho ibitambo. None niwumva amakuru ko aburimburiye mu nzira, azavuga ngo iki? Azavuga ngo iki? Azavuga ko yananiwe kubugeza aho yashakaga kubujyana, azavuga ko yananiwe kubugeza aho yagambiriye kubugeza. Imana iriyumvira ngo yibuze uburakari kubwo kwinginga kwa Mose. Kubwo kwinginga kwacu Imana yibuze uburakari ku buzima bwawe. Kubwira isengesho ry'uyu mugoroba Imana yibuze uburakari mu rugo rwawe. Kubwira isengesho ry'uyu mugoroba Imana yibuze uburakari mu kazi ukora. Imana yibuze uburakari muri abo bana bawe. Imana yibuze uburakari mu byo yari kurakariye, kuko Imana igirakara ikagazagaza, ikerekana uburakari, ikerekana ko yagize umujinya. Ndinginga Imana uyu mugoroba ngo Imana yibuze uburakari ku buzima bwawe. Imana yibuze uburakari. Iri sengesho rero ryari isengesho Mose yakoraga abwira Imana ngo ibagirire imbabazi. Ntangiye nkwinginga aya masaha ngo Imana ikugirire imbabazi. Imana ikugirire imbabazi mu bibazo urimo. Sinzi imyaka ubimazemo, sinzi ibintu umaze uko bingana, sinzi amezi umaze, birashoboka ko yarabaye maremare, ariko Umwuka warahamanya nanjye ko umaze igihe kirekire ubabaye, umaze igihe kirekire urira amarira, umaze igihe kirekire ufite amaganya udafite kubwira umuntu uwo ari we wese, umaze igihe kirekire utishimye, umaze igihe kirekire.
ariko Imana yibuze uburakari kubw'imbabazi zayo. Ndakwingingira uyu mugoroba ngo Imana yibuze uburakari ku buzima bwawe, yibuze uburakari. Iri sengesho rero umugaragu w'Imana yaharaga avuga ngo Mana, twebwe ko watumenye, kubera iki watozaho umujinya? Waratumenye, turi ubwoko watoranije, ariko tumaze igihe kirekire turi mu mujinya wawe, tumaze igihe kirekire turi mu burakari bukomeye, turi mu burakari bw'Imana, turi mu burakari bw'Uwiteka. Yarebaga bapfa bakenyutse bikamutera agahinda, yarora bagwa mu butayu bikamutera agahinda, yareba inzoka zibarira mu butayu nabyo bikamukomeretsa, yareba uburyo n'abandi bagenda bizozota mu rugendo bizozotera Imana nabyo bikamutera agahinda. Mose kwinginga Imana byari bifite impamvu. Imana yarakaye, nabirakariye nabo ntibagonda ijosi, nubwo ko butagondwa ijosi. Imana yafashe umujinya wo kurimbura ubwoko, yafashe umujinya wo kubatembera mu butayu, ariko ntibabireba, ntibashobora kubyumva, ntibashobora kubyumva mu matwi yabo. Nabo baragenda bizovota ngo niki cyatumye Imana idukura muri Egiputa, ngo hariya habaga inyama twirira, habaga ibijumba dutoragura, bakagenda bibuka amadegede baryaga bari muri Egiputa, bikarakaza Imana. Ndagira ngo iri sengesho turi bukore uyu mugoroba, Imana yibuze uburakari ku buzima bwawe, ikugirira imbabazi. Birashoboka ko abayeho mu bihe utigeze unezeza Imana, birashoboka. Ashoboka ko ibyo wabayemo byose witekerezeho, ushobora kuba warabayeho mu buzima butanezeza Imana, kuko Abisirayeli mu bintu Imana byayibabazaga yari yarabakiriye kugira ngo ibabere ubuhungiro, irabakira kugira ngo ibabere ubuturo, aho bagera bagatuza, bakagira amahoro, bakagira ibyishimo, bakagira umunezero, ariko bararenga basa naho batabireba, bakora nabi bafite Imana, bahemukira Imana yabagiriye icyizere, bahemukira Imana yabizeye ari babi, bahemukira Imana. Sinzi, birashoboka ko umujinya wawe ukuriho waba ari ibintu runaka wakoze bitanejeje Imana. Ushobora kuba warabaye mu ngeso mbi, ushobora kuba warabaye mu byaha bitandukanye, ukicana. Dufite abana b'abakobwa badukurikirana barakuyemo inda nyinshi. Ntabwo uyu munsi n'abantu babyemeza ko gukuramo inda byemewe, ntabwo biri bitwemerera, ni ukwica. Kiretse nidusubira kuri Bibiliya tukavuga ngo nabyo turabivanamo, ariko naho twabikuramo ntituzaba tubikuye mu mutima w'Imana. Abo bantu bakuramo amada ni icyaha mu maso y'Imana. Ugakuramo imwe, ugakuramo ebyiri, ugakuramo eshatu, ugakuramo enye, ntabwo Imana yakuroba neza ngo ibure kukurakarira, ntabwo bishoboka. Aro wishe yaba ari perezida, yari kuzaba perezida, wenda ari kuzaba minisita runaka, uwo wishe ashobora kuba yari kuzaba umwana ku kigero aba umuyobozi wo kwifuzwa. Dawidi murabizi yabaye umwami, nyamara avutse kuri Yesayi, ariko ntabwo muka Yesayi umugore wa Dawidi ari wabyaye Dawidi. Ayo ni amateka ya Bibiliya, komantere za Bibiliya zirabigaragaza. Ariko uwo mwana witwa ko yavutse hirya y'urugo rwa Yesayi niyo wahindutse umwami w'Abisirayeli, anezeza Imana adafite nyina. Ugaragara uko muzasoma amateka ya Dawidi, mu bana bose ba Yesayi ntabwo agaragara nk'aho afite nyina. Abandi bana bose bagaragara ko afite aho bakomoka, ariko Dawidi ntafite nyina, ariko yari afite Imana yamwishimiye imuhindura umwami. Ahari uwo wakuyemo, uwo wavanyemo yari kuzaba runaka, yari kuzaba umuyobozi ukomeye, yari kuzaba igikomangoma, ariko kubera imitekerereze yacu itari myiza tugize gukora icyaha kivutse n'ingaruka zo gusana inda, nawe tuyivanyemo ugakora ibyaha kabiri. Abandi nabo n'abajura, abandi nabo baramwirigirwamana bakajya kuraguza, abandi nabo bafite ubugome bwo mu mutima, kugambana, gusebanya, kuneguranira mu byongorerano, abandi nabo bafite ibindi byatuma Imana ibarakarira. Ariko uyu mugoroba dutakaza ibyatuma Imana iturakarira, dusingira ibyatuma Imana itwishimira. Irakura ibyatuma Imana ikurakarira, usingira ibyatuma Imana ikwishimira. Ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo urekure ibyatuma Imana ikurakarira, usingira ibyatuma Imana ikwishimira. Ntawe ushobora guteza abami babiri, yakanga umwe agakunda undi. Ngibyo ibyo Imana yapfaga n'Abisirayeli.
ngibyo by'Imana yabwiraga Abisirayeli buri munsi. Ukunda tubiri kamwe kakagucika. Ntushobora gukunda ibyaha ngo unashake n'Imana. Shaka Imana urekura ibyaha, shaka Imana urekura imico mibi, shaka Imana urekura ingeso mbi, shaka Imana uyigire iya mbere, uyigire ubuturo, uyigire ubwihisho, uyigire ubwugamo, nayo isakubera ubuhungiro bwuzuye. Haleluya. Abisirayeli bamara igihe bari mu mujinya w'Imana, ariko umugaragu w'Imana Mose ahaguruka kwinginga Imana ngo yibuze uburakari, ngo yibuze umujinya, ngo yibuze. Imana yibuze. Birashoboka kuri mu rugo rwuzuyemo umujinya w'Imana. Mbibutse ko Imana ishobora kurakarira umugore n'umugabo akabigenderamo. Imana ishobora kurakarira umugabo n'umugore akabigenderamo, n'abana bakabigenderamo. Imana ishobora kurakarira umuryango bamwe bakabirenganiramo. Kubera iki? Igihe cyose ushobora kuzira abo mubana, abo mugendana bitewe n'imico yabo. Nicyo gituma biri tubwira ngo twitandukanye n'abatizera tudahuje, tudahwanye. Kuko uko twifatanya nabo, uko tubasanga, uko tubegera, niko umujinya w'Imana numanuka uzafatana natwe, maze usanga hari ibibazo tugize bitewe n'abo twifatikanije nabo. Sinzi abo wifatikanije nabo muri Bibiliya, sinzi abo wifatikanije nabo. Ariko niba yarifatikanije n'abanyangeso mbi, tandukana, rekura, sezera. Gira ibintu rekura uyu mugoroba dusenga Imana. Gira ibintu rekura dusenga Imana, twinginga Imana. Kuko igihe wabariye kirahagije, igihe ukomerekeye kirahagije, igihe ubereye mu mujinya w'Imana kirahagije, igihe ubereye muri izo ntambara kirahagije. Icya kabiri navuga, abantu bagezweho n'amakuba menshi akomeye atari amwe ku mpamvu z'ibyaha byabo. Ibyo nari birimo bivuga byari binyuranye, barakaza Imana. Ariko Imana nayo, kuko ari Imana yemera guhendahendwa, kuko ari Imana yemera kwingingwa, ngo Mose ayijya imbere arabibwira ngo dore iminsi ishize turi mu mujinya wawe. Niko biri igenda itubwira. Iminsi ishize turi mu mujinya wawe, iminsi ishize turi mu burakari, iminsi ishize tutaguwe neza, iminsi ishize tumeze nabi. Ibuze umujinya, ibuze. Ninginga Imana ngo yibuze umujinya, ninginga Imana ngo yibuze umujinya. Kuko itibujije umujinya ari abantu yagwa nabi. Nawe urabizi ko mubana imiterere ye, Imana itibujije umujinya yamugwa nabi. Urabizi abantu ufite itibujije uburakari yabagwa nabi. Urabizi umugore wawe imiterere ye, Imana itibujije umujinya yamugwa nabi. Ndagira ngo mbabwire, ndashaka kwinginga Imana uyu mugoroba ngo ihoshe uburakari, maze iminsi duciyemo tubabaye, iminsi tunyuzemo dufite amarira n'agahinda, itwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi twaririyemo, itwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi twaboneye mw'amakuba. Imana itwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi twaboneye mw'ibyago. Imana yongere itugarukeho, yongere igirane ubusabane natwe, yongere ize naho yaciye bugufi natwe twaciye bugufi, maze iminsi twinjiramo iri minsi yo guhemburwa, iri minsi yo kugaruka n'Imana, iri minsi yo kongera kubakwa n'Imana. Erega ibigusenya ni byinshi, ariko Imana itibujije umujinya ku buzima bwawe. Ahari ibyawe byasoza nabi, ahari ibyawe byasoza uhinduka iciro ry'umugani. Imana yibuze umujinya, Imana yibuze uburakari, kubw'imbabazi zayo n'urukundo rwayo. Imana yibuze uburakari. Niko umwanditsi yabivuze w'Izaburi ya 90, yora ku murongo waho wa 13, hari icyo Bibiliya yatubwiye. Uyu Mose yatangiye abwira Imana ngo uzageza ryari, uzageza ryari Mana, uzageza ryari? Dore uko ubutayu bumeze, dore uko ishusho imeze, dore uko ibibazo bimeze, dore uko mu kazi biri, dore uko ibintu bimeze. Aba bantu bishwe n'inzara, aba bantu bishwe n'ubukene, aba bantu amadeni arabari imbere. Yajyaga imbere y'Imana ajyanye ibibazo by'Abisirayeli uko biri kose. Uyu mwanya mpagaze imbere yawe n'imbere y'Imana, ngwingingira mu kibazo cyawe icyo ari cyo cyose. Imana yibuze uburakari,
Imana yibuze uburakari. Imana yibuze uburakari ku buzima bwawe. Imana yibuze uburakari. Birashoboka. Hari igihe wigenzura ukabona ko warakiraniwe, nawe urabizi. Waraguye, nawe urabizi. Warateshutse uva mu mugambi w'Imana, uva mu masezerano, uva mu byo Imana yandikishije. Amasezerano wari ufite siyo wakomerejeho, nawe urabizi. Ariko Imana yibuze uburakari ku buzima bwawe, yibuze umujinya, ikugirira imbabazi. Niko Dawidi yanditse muri Zaburi ya 30 n'umurongo wa 6, arandika aravuga ngo kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato, ariko kandi urukundo rwe ruzana ubugingo. Ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Yari ari mu mujinya w'ibyaha yari yakoze, Imana imubabaza by'akanya gatoya, ariko amenya urukundo rw'Imana ko ari urw'igihe kirekire. Birashoboka ko umaze iminsi uri mu mujinya w'Imana, birashoboka ko umaze iminsi ubabaye, birashoboka ko umaze iminsi urira, ariko ndagira ngo nkubwire, Imana yongere yigarure ku buzima bwawe, Imana yongere yigarure ku mibereho yawe, Imana yongere yigarure muri urwo rugo rwawe, Imana yongere yigarure muri abo bana bawe, Imana yongere yigarure ku mubyeyi wawe, Imana yongere yigarure muri iyo famiye, Imana yongere yigarure mu izina rya Yesu. Ibihe wirihiramo, Imana ikugirira imbabazi. Mama, Imana ikugirira imbabazi. Uyu mwanya wicaye imbere ya televiziyo nkurikiye, Imana ikugirira imbabazi, Imana ikwiteho, Imana ikugarukeho, igaruka aho hantu, igaruka ku buzima bwawe, igaruka mu buturo aho hantu, yongere hicare, imbabazi zayo zongere zigote ubuzima bwawe, kuko ari Imana ishobora byose, nta kijya kinanira. Abantu bananirwa ariko Imana irashoboye, abantu bacogora ariko Imana nticogora, abantu barambika ariko Imana ntirambika, abantu bakuvaho ariko Imana ntizakureka. Yaravuze ngo nawe yababaza umuntu ntabwo izamubabaza iteka, nawe kandi yamubabaza izagira imugirire ibambe, kuko imbabazi zayo zingana. Imana iracyagufitiye imbabazi. Mwene data, musore, yewe mukobwa ungurikiye, yewe mupapa ungurikiye, Imana iracyagufitiye imbabazi. Nubwo abantu batazi kugirira, Imana iracyagufitiye imbabazi. Haleluya. Nagira ngo mvugane nawe, umaze iminsi uri mu mujinya w'Imana, umaze iminsi uri mu mujinya w'Imana, umaze iminsi Imana isa n'iguteye umugongo. Yigeze itera Yobu umugongo atanakoze icyaha, atacumuye, irerekera imutera umugongo. Yobu ngo arakabakaba arayibura, yerekera iburyo arayibura, yerekera ibumoso ayikorera arayibura, yerekera inyuma arayibura, ngo atere intambwe yerekera imbere arayibura. Ngo ayikora avuga ngo nubwo nyibura, nubwo ntayirebe, iyi nzira ndi kunyuramira yizi. Ndagira ngo mvugane nawe, iyo nzira ikubabaje, iyo nzira ukomerekeyemo, iyo nzira utesekariyemo, iyo nzira ubabariyemo, abantu bicaye utesekariye, amarira abahaririye, kurengana abaharengamiye, kubara kwawe Imana yarabibonye. Ndagira ngo nkwinginge uyu mugoroba n'umugoroba wo kwinginga Imana ngo yibuze uburakari, yibuze uburakari, yibuze umujinya. Imana yongere igaruka ku buzima bwawe, Imana yongere igaruka mu mibereho yawe, Imana yongere igaruka aho hantu, ahantu watereye agaciro, ahantu wamburiye ijambo, ahantu witura ko nta kiricyo, ahantu witura ko igicucu, ahantu witura ko nta bwenge ufite. Imana yongere yigarure, yerekana amaboko yawe ku buzima bwawe, yongere yerekana urukundo rwawe kuri wowe, kuko Imana iracyagufitiye imbabazi, iracyagufitiye imbabazi, iracyagukunda, iracyagufitiye icyizere kabone nawe wakitakarije. Ntabwo ukifitiye icyizere, ariko Imana iracyakigufitiye. Ntabwo utumva ko yakugirira neza, ariko iracyategura kukugirira neza. Ntabwo utumva ko yakira icyo cyago, ariko Imana yagukiza icyo cyago. Ntabwo wumva ko Imana yagukiza uwo mubabaro, ariko Imana yagukiza uwo mubabaro. Ntabwo wumva ko ibyo bintu bishoboka ko byatungana, ariko Imana yabitunganya. Ijambo ryatubwiye ngo utwishimishe ibyishimo bingana n'iminsi twababariyemo, utwishimishe ibyishimo bingana n'iminsi twaririyemo, utwishimishe ibyishimo bingana n'iminsi twaboneyemo amakuba. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi byaba byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Uwiteka agukiza muri byose. Uwiteka agukiza abakugambanira, Uwiteka agukiza abakwasamiye, Uwiteka afunga intare zikwasamiye iminwa, Uwiteka aziriye mwobo abanzi bagucukurira buri munsi, Uwiteka akuramira ku munsi wari usitayeho, Uwiteka akube hafi. Nababwiye ngo uyu mugoroba mfite isengesho ryo kukubwira ngo Imana ikwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi waririyemo,
n'iminsi wababariyemo, n'iminsi watekisekariyemo, n'iminsi waboneyemo amakuba, n'iminsi waboneyemo ibyago. Ahari umaze imyaka upfusha abawe, ahari umaze iminsi ubabaye ufite agahinda kenshi bitewe n'ibiri kukubaho, ahari umaze iminsi ufite amarira menshi, umaze iminsi usa nawe utafite abagukunda ngo bakwereke ko bakwegereye. Ariko nagira ngo nkubwire, hejuru y'abatagukunda hari ugukunda ugufitiye imbabazi, hejuru y'abatakwegera hari uwakwegera bigatungana, hejuru y'abatakubwira pole hari Imana itanga pole ikarema n'ubuzima, n'Imana igira ikirema yarangiza ikagikomeza. Haleluya. Nagira ngo mvugane nawe muri iryo joro rirerire umazemo iminsi. Amajoro ni maremare kuri wowe, amajoro yo kurara udasinziriye kubera ubwo burwayi, kubera uwo murwayi ufite kwa muganga. Amajoro yo kurara udasinziriye kubera ubwoba, amajoro yo kurara udasinziriye kubera izo ntambara, amajoro yo kurara udasinziriye kubera ibibazo biri muri urwo rugo, amajoro yo kurara udasinziriye kubera ibibazo biri kuri uwo mugabo, amajoro yo kurara udasinziriye kubera ibibazo biri mu muryango wawe. Ayo majoro nakuramo ibyifuzo bibiri kugira ngo tuze gusenga Imana. Ayo majoro maze igihe kirekire udasinziriye, Imana yibuze uburakari, Imana yibuze uburakari, Imana yibuze uburakari, Imana yibuze uburakari. Hari ibintu bibiri Abisirayeli basabye bari kumwe na Mose abayoboye, ngo Mose ajye imbere y'Imana arayibwira ngo Mana, urabizi ko ari abantu n'ubwoko bwawe, nanjye navuga iri jambo muri ubwoko bw'Imana nubwo mubabaye, muri abantu b'Imana nubwo murira, muri abantu b'Imana nubwo inzira zarabanye ndende, bamwe mukicira inzira mukirwanirira, ariko muri ubwoko bw'Imana muri ishyanga ryera ari Imana yarose, ari Imana yatoranije uhereye kera ikagambirira kuducungura. Imana ica umwana wayo ku musaraba kugira ngo napfa asuke twese tuzaherwe ubugingo muri we, muri ubwoko bw'Imana muri ishyanga Imana yarose. Haleluya. Nagira ngo mvugane nawe uri kure ariko uri ubwoko bw'Imana, waraguye ariko uracyari ubwoko bw'Imana. Garukira hafi, garukira hafi, ongera ubyuke. Muri mubyutse akomeza agende, Imana iracyagufitiye icyizere. Ndagira ngo nkubwire ibyifuzo bibiri nshaka kugusengera. Ntabwo ugifite Imana icyizere, urumva bitashoboka. Ariko Mana byacaye, byagenda biti, ibyo byashoboka biti. Ndagira ngo nkubwire, ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Ibyo bitagishoboka kuri wowe ku Imana birashoboka. Ibyo wowe ubona impundu zitakivuga, Imana yahaseruka impundu zikavuga. Icya mbere basabye ko Imana yabigisha ubwenge. Cyo ni icya mbere. Baravuga ngo Mana twebwe tujya twibeshya ko dufite ubwenge ariko ntabwo. Hari abantu bibeshye ko bafite ubwenge barayoba. Hari ubwenge bw'Imana, hari n'ubwenge bw'isi, hari n'ubwenge bw'inyamaswa abantu. Yakobo yabivuze mu gice cya 3 cya Yakobo, urwandiko rwa Yakobo. Yusomye gukomeza ku murongo waho w'10 ukamanuka kugera kuri 17 havugwa ubwenge muzabisome. Ariko ndashaka kuvuga ku bwenge bw'Imana. Yobu yabivuzeho, Yobu igice cyaho cya 28 umurongo wa 28. Reka tuhasome mwumva ubwo bwenge bifuje. Icyo cyifuzo cya mbere, Yobu igice cya 28 umurongo wa 28. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo Imana ibwira umuntu iti, kubaha Uhoraho nibwo bwenge, kuzibukira ibyaha niko kujijuka. Reka subira mu iyi verse biblique, reka nisubiremo. Imana ibwira umuntu iti, kubaha Uhoraho nibwo bwenge, kuzibukira ibyaha niko kujijuka. Abantu bakiri mu byaha, Bibiliya iravuga ngo baracyari mu bujiji. Niba ukiri mu byaha uracyari mu bujiji, utuye mu bujiji, ugendera mu bujiji, uryamye mu bujiji, kuko ukiri mu byaha. Iyo umuntu arwana intambara kuva mu byaha, aba yatangiye inzira yo kumenya ubwenge, aba yatangiye inzira yo kumenya kwera kw'Imana, aba yatangiye kumenya inzira y'ukuri
yerekeza aho Imana ituye, yerekeza aho Imana ahura nayo bagahoberana. Haleluya. Imana iramubwira ngo kuba Uhoraho nibwo bwenge, kuzibukira ibyaha niko kujijuka. Reka turebe mu Imigani igice cya mbere murongo wa 7. Reka dusome mu izina rya Yesu. Gitabo cy'Imigani gice cyaho ni icya mbere ku murongo wa 7. Aya magambo tuyahuze. Haranditswe ngo kubaha Uhoraho ni ishingiro ry'ubumenyi n'ubwenge n'imyifatire iboneye, ariko abapfapfa bo barabihinyura. Kubaha Imana niryo shingiro ry'ubwenge. Iyo umuntu atazi kubaha Imana muri we, niba bikunda kuvuga ngo umuntu aba ari umupfapfa. Mumbabarire ntabwo ntukanye, ni Bibiliya ibivuga. Ukwiriye gutekereza mu bintu bya mbere muri iyi minsi urimo, gutangira kwitoza kubaha Imana. Ibyo wakora byose ukwiriye gutekereza intambwe ya mbere, step ya mbere, ubuzima bwawe, imibereho yawe, uko uryama, uko ubyuka, uko wirirwa mu mikorere, uko wirirwa ugenda, ukwiriye gutekereza bwa mbere kubaha Imana. Biratubwira ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge. Wa mugabo we mugenzi wanjye unkurikiye muri uyu mwanya, igipimo cyo kubaha Imana muri wowe kigeze hehe? Igipimo cyo guca bugufi ubaha Imana kigeze he? Iteka ryose iyo dukora ibyaha biraryoha, uba wumva gukora ibyaha bikuryoheye, ariko bababwira ingaruka y'ibyaha biravuga ngo ni urupfu. Nukuvuga ngo iyo uri mu nzira y'ibyaha uba uri mu nzira y'urupfu, kandi ugapfa mu buryo bubiri, ugapfa mu buryo bw'umubiri, ugapfa no mu buryo bw'umwuka. Habanza gupfa igice cy'umwuka, hakazasoza iki gice cy'umubiri. Ariko reka mbabwire, nigishije ijambo bwashize rivuga ngo niba hari impanuka ya mbere ibaho, ni ugusha Kristo, ntufate Kristo, ngo usingire Kristo muri wowe, ngo wakire Kristo akuyoboye, ngo wakire Kristo abe impemburo muri wowe, ahembure ubuzima bwawe, akurevivinge, akuzure, akubake, akureme, amenagura imbaraga y'icyaha muri wowe, amenagura imbaraga y'ikuzimu yakuzikukiye ikazamura ibyaha muri wowe, kugera aho wari uri mu rusengero ukaba utakitekereza no gukizwa, ntugitekereza kureka ibyaha, ahubwo ibyaha nibyo wishoyemo, ku manywa nibyo wumva, nijoro nibyo wumva, nibyo uraramo. Mwene data, intambwe ya mbere ni uguhunga icyaha. Niko basabye bwa mbere kuri murongo wa 12, baravuga ngo ujye uduha kwibuka ko iminsi yacu ibaze, bityo tuzaba abanyabwenge. Jya wibuka ko iminsi yawe ibaze, erega uzapfa. Nabikwibutsaga nawe urabizi, uzapfa uko bizagenda kose. Urye nido, nakunywe nido, bagushyirireho ibiryo biriho mayoneze, bakuzuriza neza amasahani y'ibiryo by'ubwoko bwose, amaherezo tuzapfa. Twambare neza tuberwe, twambare uko twasa kose tuzapfa. Hirya yo gupfara ubundi buzima, dukwiriye kubitekereza none. Iratubwira ngo iyo turamye imyaka myinshi, turama 70, twagira 80 tukaba tubonye igitangaza. Ariko iyo myaka yose ni imiruho. Cyo gituma imyaka yacu iba mikeya, ariko usanga iyo myaka yose ni y'agahinda, ni y'amarira, ni y'imibabaro, ni y'intimba zo guhora tugendana ibikomere byo mu mutima. Ariko dore ibanga rimwe, iyo wamaze gukira intimba z'ibyaha, iyo wakize intimba y'ibyaha, mutwaro w'ibyaha, iyo utuye hasi, Yesu ajya kuruhura. Nagira ngo iminsi umaze utaruhuka, Yesu akuruhura gutura uwo mutwaro w'ibyaha. Birashoboka ko kuremerereye, birashoboka ko nawe wakubujije amahoro, nawe urabizi. Biratubwira ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni Uwiteka avuga. Nta mahoro y'umunyabyaha ni Uwiteka avuga. Yo gituma iyo umuntu ari mu byaha, amahoro y'Imana ava muri we, umugisha w'Imana ukurwa kuri we. Nubwo wasigarana ubutunzi, kuko ubutunzi si umugisha. Nongera mbisubiremo, ubutunzi si umugisha. Umugisha wa mbere
ni amahoro, umugisha wa kabiri ni ibyishimo, umugisha wa gatatu ni umunezero. nshobora kuba nafite byinshi, mfite amahoro, mfite umunezero, mfite ibyishimo. nshobora kuba rwose ndafite ibya mirenge ariko mfite amahoro n'ibyishimo n'umunezero. ushobora kugira byinshi ariko ukabura amahoro, ukabura ibyishimo, ukabura umunezero. kuko aho ibyaha biri, amahoro aragenda, ibyishimo biragenda, umunezero uragenda. garura amahoro, garura ibyishimo, garura umunezero mu cyumba cy'umutima wawe. wirinde icyaha, wirinde ibyago by'icyaha, kuko ingaruka z'icyaha ni urupfu. aho simbatinda, reka twikomereze. icya kabiri, aba bantu basabye umugisha uva ku Mana. ubwo tubabarira ibyaha Mwami, nibyo Mose yasengeye. ubwo tubabarira, ukatubabarira, ukatweza, ukadukuraho urubanza rw'ibyaha, ukadukuraho gucirwaho iteka. wemere tubane, wemere utwegere. ubwo tumaze iminsi turi mu ijoro ry'amarira, tumaze iminsi turi mu ijoro ry'agahinda, tumaze iminsi turi mu ijoro ryo gusuza umutima. ubwo igitondo giserutse bugacya, ubwo tubonye imvune zigiye kuvuga, ubwo tubonye amahirwe agiye kuboneka, uyu munsi igitondo ubwo giteye, ngwino tubane, maze ujye uduhaza ibyiza, uduhe umugisha kugira ngo urukundo rwawe rugaragarire kuri twe, ubwoko bwawe, tubashe kugenda turi mu bimenyetso by'urukundo rw'Imana. kuko aho Imana yageze, ibimenyetso by'Imana biragaragara. ukeneye ibimenyetso by'Imana muri iyi minsi uhagazemo. ukeneye ibimenyetso by'Imana mu rugo rwawe, ukeneye ibimenyetso by'Imana aho hantu, urabikeneye. ndagira ngo dusenge. nababwiye ngo uyu munsi ndashaka ko dusenga Imana, ndashaka ko twinginga Imana. ahari umaze igihe ubabaye, umaze iminsi umujinya ari mwinshi, wibaza ngo kubera iki Imana, kubera iki, kubera iki bigenda bitya, kubera iki, kubera iki ahatangira ibibi, nagira hagati njye kwakira ibyiza, ibibi bikongera bikagaruka, nagira ngo ngire amahirwe nkayatakariza aho nari niteze ko nayatakariza, nagira ngo nishime ku munsi wo kwishimaho akaba ari umunsi wo kurira kwanjye, nagira ngo nseke umunsi wo guseka kwanjye ngaseka ijoro rimwe rimwe nkaririramo. kubera iki ibintu bisimburana, kubera iki, kubera iki umaze iminsi wibaza kubera iki? ndagira ngo nkubwire, Imana yibuze uburakari, Imana yibuze uburakari. hari ibintu nari ndashaka kugira ngo mvugeho. Mose yari umwinginzi ukomeye w'Abisirayeli mu gihe cyabo, kandi yababazwaga n'akarengane kabo. Abisirayeli babaye mu gihe barengana, birashoboka ko utari warenganywa, ariko niba hari ikintu kibabaza ni akarengane. akarengane kararyana, akarengane. umuntu arakurenganya, ukajya ugendana amarira, aho wicaye ukarira, wajya no mu gitanda ukarira, wagira ngo uraganira n'umuntu ukarira. akarengane kararyana. Imana igukiza abakurenganya, Imana ikwambura amaboko y'abakurenganya. igikombe cy'ibitandabiranya cy'abakurenganya maze iminsi umwiraho, maze iminsi umweraho, maze iminsi ukica amaboko yawe, Imana igikura mu ntoki zawe, kuko akarengane kararyana. muri Zaburi ya 94 hari ijambo Mose yavuze, cyangwa se nubwo iya 94 atari ya Mose, ariko nayo irenda kuvuga uburyo Abisirayeli barenganywaga. ndagira ngo mvuga ku karengane kawe. Zaburi ya 94 umurongo wa mbere. Uwiteka Mana yo guhora inzigo, Mana yo guhora inzigo, rabagirana. Mana iguhorere, Mana iguhorere. akarengane wagiriwe Imana yarakabonye, akarengane wakorewe Imana yarakabonye. ntabwo Imana izemera ko uwo rurengana bene ako kageni. Imana imanukiye kurenganura abarengana, Imana imanukiye gukiza ako karengane kakomerekeje umutima wawe, kugira ngo Imana ikurenganure, wongere nawe hagarara ubona amashimwe mu maso y'Imana. Uwiteka Mana yo guhora inzigo, Mana yo guhora inzigo, rabagirana. wa mucamanza bari mu isi we, wishyira hejuru, witura bibone ibibakwiriye.
Uwiteka we, abanyabyaha bazageza he? Abanyabyaha bazageza he kwishima, abakiranutsi bakagubwa nabi? Icyo ni ikibazo naba kukiyabajije. Yaravuze ngo ariko Mana, ngareka ngo bazi iby'imanza zawe, kuki abakiranirwa bagubwa neza? Warabateye bashora imizi, yewe ibintu byarakomeye bageze kuri. Erega imbaraga niyo bazifite, erega ibyitwa kari bifatika biryamye mu biganza byabo. Hese kuki abakiranirwa baguwe neza? Ariko Imana yamusubije neza, yaramubwiye ngo Habakuki we, nubwo witwa ko baguwe neza, ariko mbakure y'imitima yabo, mbakure y'imitima yabo. Ibiganza bibarwanya nibyo mfite, ariko ibiganza bibagirira neza ntabyo bazabona. Nubona urenganywa n'abitwa ko bakurusha imbaraga, bakurusha amaboko, ntugira ngo naho bizarangirira. Ndaguhakamiye, no, ntabwo bizarangiriraho. Ako karengane urenganywa n'abitwa ko bakurusha imbaraga, barakomeye, hari ibyo bafite, barirata ibintu. Ni Dawidi yabivuze muri Zaburi ya 20, aravuga ngo bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebweho twiringira Uwiteka Imana yacu waremye ijuru n'isi. Ngo barunamye baragwa, maze twebwe turahagarara turema. Ndagira ngo nkubwire, abandi bagira ibyo biringira, ariko wowe komeza wiringira Imana yawe, komeza wiringire Yesu wawe, komeza wiringire wakubambiwe, komeza wiringire wagupfiriye, ntazagukoza isoni. Humura, aje kuburana imanza z'abarengana. Ku murongo wa 5 haravuze ngo Uwiteka, bamenagura ubwoko bwawe, bababaza umwami wawe, bica umupfakazi n'umunyamahanga, bakica n'imfubyi, bakavuga bati Uwiteka ntari bubibone, Imana ya Yakobo ntibyitayeho. Mwabameze nk'inkamwe bo mu bantu, mwite kuri ibi, mwabapfumwe muzagira ubwenge ryari? Iyo asizeho ugutwi ntizumva, iyo aramye ijisho ntizareba. Ndagira ngo nongere nkubaze, utekereza ko ibyawe Imana itabizi? Utekereza ko ibyo ubayemo Imana itabizi? Uzi uburyo utotezwa ko Imana ibizi? Uzi ko akarengane kawe Imana ikazi? Iyo aramye ijisho yo ntireba, utekereza ko wareba yo ntirebe? Ndagira ngo nkubwire, ibyawe Imana irabizi, urubanza rwawe Imana iraruzi, akarengane kawe Imana irakazi, uburyo utotezwa Imana irabizi, uburyo ukandamizwa n'abitwa ko ari abanyembaraga Imana irabizi. Ariko hejuru yabo hari imbaraga z'Imana, hejuru y'ubwenge bw'abantu hari imbaraga z'Imana. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire, Imana ntisemera ko babazwa iteka, Imana ntisemera ko ukandamizwa iteka. Imana yije kukurenganura, Imana ije kuburana urubanza rw'abarengana. Ntabwo bizaba uko babivuze, ntabwo bizasora uko babiteguye. Imana igiye kunyuranya amaboko mu buryo butangaje. Imana igiye kunyuranya amaboko, Imana igiye kwerekana imbabazi zayo kuri wowe. Ugiye gutabarwa kubw'imbabazi zayo, ugiye kubona ineza y'Imana kubw'imbabazi zayo, ugiye kubona urukundo rw'Imana kubw'imbabazi zayo, ugiye gutabarwa kubw'imbabazi zayo. Imana igiye kugukura muri icyo kibazo kubw'imbabazi zayo, Imana igiye kugukura ahantu kubw'imbabazi zayo, Imana igiye kuguhoza amarira kubw'imbabazi zayo, Imana igiye kukwambura icyo gikombe cy'ibidandabiranya wari usindiye, wari uri kunywera, wari uri mudandabirana kubera ibibazo. Ariko Imana Data, Imana ishobora byose, Imana rurema, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi, igiye kukwambura icyo gikombe cy'ibidandabiranya. Niko yabihanuye, yaravuze ngo niyo urengana we ugasinda utanyoye vino, iyo urengana we ugasinda utanyoye inzoga, iyo urengana we ugasinda utanyoye byeri, iyo urengana we ugasinda utanyoye mitsingi, iyo urengana we ugasinda utanyoye, Imana igiye kukwambura icyo gikombe cy'ibidandabiranya. Igihe n'abakora kurenganya bakubwiraga ngo rambarara tukugende hejuru, humura humura humura, Imana yaje kuburanira, Imana yaje kuyereke kwitasemera kurambarara ngo bakugende hejuru. Ntabwo uri umuhanda, uri umwana w'Imana. Ntabwo uri inzira bakandagirana, uri umwana w'Imana, uri wavuzweho n'Imana, uri wasezeranijwe n'Imana. Imana igufiteho umugambi. Haleluya. Ndagira ngo mvugane nawe, ndagira ngo mvugane nawe ku murongo waho w'icumi. Icyo yavuze ngo iyashyizeho ugutwi, Imana yawe ntizumva ibyo uri kuvuga. Ndagira ngo nkubwire, niba hari umunsi Imana yigeze kumva,
uyu munsi yiteguye kukumva kabiri. Niba hari umunsi Imana yigeze ikureba, Imana yiteguye kukureba inshuro ebyiri. Niba hari umunsi mwigeze muvugana n'Imana, Imana irakwegera ngo muvugane nayo. Niba hari wigeze usabana n'Imana, Imana iragushanga mwongere musabane. Niba hari wigeze wumva ijwi ry'Imana, Imana yamanutse ngo yongere ivugane nawe. Umva nkubwire, akarengane kawe Imana irakazi. Umubaro wawe n'amarira yawe no gusuza umutima kwawe Imana irabizi. Amajoro waraye, iminsi wiriwe, uburyo umeze, hari uburyo umeze byatewe n'abarozi bakuroze, barakuroga barongera barakuroga barongera bararoga kugira ngo bice ubuzima bwawe. Imana igiye kongera kuguha imbaraga kugira ngo wivuge hejuru y'abarozi. Imana igiye kongera kukubyutsa kugira ngo uririmbe indirimbo hejuru y'abarozi. Hejuru yabo bagiye kubura ijambo. Imana igiye kuguha ijambo ku munsi batari bazi ko wariboneraho. Imana igiye kuguha ijambo ku munsi batatekerezaga ko waboneraho ijambo. Haleluya! Ndagira ngo nkubwire, Imana ni Imana irenganura. Hano muri Bibiliya y'ijambo ry'Imana, reka bariyo mfata nkomerezeho ku murongo waho w'8 haravuga ngo ku murongo w'10, ese Imana icyaha amahanga ntizabahana? Utekereza ko Imana ihana igahana amahanga, itazaguhanira abakurenganya nta mpamvu, itazaguhanira abagutoteza nta mpamvu, itazaguhanira abakuroga nta mpamvu? Erega buri muntu wese ugira nabi hari igihano cye. Kandi Isengesho nubwo tuvanga n'abanzi bacu Imana ibababarire, mu mbabazi z'Imana harimo n'inkoni y'Imana. Erega burya yabagucyahira, erega burya yabagukubitira, erega burya nubwo bakurusha amaboko yavuna amaboko yabo bari bishingikirijeho maze ukaba umunyembaraga. Erega nubwo bagaragara ko ari abanyabwenge, uwubaha Uwiteka niwe munyabwenge, uwubaha Imana niwe munyabwenge. Erega nubwo abantu birata ngo bahari aho bageze, ntaho baragera. Nta n'umuntu yagera Imana itamuvana, nta naho umuntu yamanuka ngo ajye hasi Imana itamuvana ngo imukire hejuru. Rero bakwirataho nabibone, ariko Imana yabaguhanira. Imana iguha umugisha. Ku murongo wa 10 niko yavuze, ese Imana icyaha amahanga ntizabahana? Niha umuntu ubwenge, waraho azi ibyo umuntu agambirira, azi ko nta kamaro bifite. Ibyo abantu bagambirira nta kamaro bifite. Vuga nkubwire, ibyo abantu bakugambiriraho bibi nta kamaro bifite. Ibyo abantu bibwira kuri wowe, bibwira ko bazakugirira nabi, bibwira ko bazakwica uko bashaka, bibwira ko bazagufata bakaguta mu rwobo, imigambi yabo nta kamaro ifite, ahubwo imigambi y'Imana kuri wowe niyo ifite akamaro. Imigambi y'Imana kuri wowe niyo ifite akamaro. Yabwiye Abisirayeli bari i Babuloni, irababwira ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira ni byiza, si bibi, kugira ngo mbaremwe mu mutima y'ibyo muzabona hanyuma. Ndagira ngo mvugane nawe, ibyo hambere byawe byagenze nabi, ariko Imana irakubwiye ngo izi ibyo yibwira izakugirira ni byiza, ntabwo ari bibi. Muri urwo rugo rwawe ni byiza, ntabwo ari bibi. Muri iyo poroje ufite ni byiza, ntabwo ari bibi. Witekereza ko ibyo Imana yibwira kuri wowe ari bibi. Imana ibyo yibwira ni byiza. Ikigusaba ni kimwe, hunga icyaha. Ikigusaba ni kimwe, hunga gukiranirwa, hunga udapfa, hunga utagwa mu rwobo, hunga utagira ibyago, hunga utagira amakuba, kuko Imana ibyo yibwira kuri wowe ni byiza, si bibi. Ndagira ngo ngana ku musozo tuvugane ibi. Imana irashaka kukurenganura. Ku murongo waho wa 11 cyangwa dusoma 12 haravuga ngo Uhoraho, hahirwa umuntu wowe ucyaha, hahirwa wigisha amategeko yawe, bityo umuha ituze mu bihe by'amakuba, ukageza ubwo abagome bazashirira mu rwobo bacukuriwe. Amen. Buriya nubona abantu bagucukurira inzobo, kabona abantu bifuza kuguta mu rwobo ahantu, ndagira ngo mvugane nawe iri jambo. Urwobo bacukuye nibo bazarugwamo, urwobo
bacukuye niyo bazarugwamo, imiryango bifuza kukujugunyamo niyo bazayijyamo, aho bibwira ko ariho bazagushyira hari igihe bazagutangayo. Nongera musubiramo, aho bibwira ko bazagucukurira bakagushyira hari igihe ariho bazagutangamo, kuko Imana ijya inyuranya ibihe n'iminsi, ijya inyuranya ibihe n'imyaka, igakora ibitandukanye n'ibyo abantu batekerezaga, igakora ibinyuranye n'ibyo abantu bibwira. Haleluya. Rero ikibazo ni iki? Ubabaye igihe kingana iki? Nicyo nibaza, kuko ijambo ryatubwiye ngo Uwiteka utwishimishe ibyishimo bingana n'iminsi twababariyemo. Iminsi wababariyemo singizi, nagira ngo nkubaze iki kibazo: ubabaye igihe kingana iki? Igihe wabaye kingana iki? Urwaye igihe kingana iki? Urize igihe kingana iki? Utotejwe igihe kingana iki? Agahinda ufite kamaze igihe kingana iki? Haleluya. Ukubiswe igihe kingana iki? Umva akarengane wagiriwe urenganya igihe kingana iki? Ndagira ngo nkubwire, igihe cyose wahuye n'ibyo byose, Imana izakwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi wababariyemo, bingana n'iminsi waboneyemo amarira, bingana n'iminsi waboneyemo amakuba, bingana n'iminsi waboneyemo ibyago, bingana n'iminsi loteko etayibinisitayi. Imana irabizi, igihe wabaye irakizi. Ushobora kuba umaze imyaka 2, ushobora kuba umaze imyaka 5, ushobora kuba umaze imyaka 20, ushobora kuba umaze imyaka 10 wabaye, ushobora kuba umaze imyaka irenze na 20, ushobora kuba umaze umwaka umwe, ushobora kuba umaze amezi, ariko nakubajije ngo ubabaye igihe kingana iki? Urwaye igihe kingana iki? Urize igihe kingana iki? Utotejwe igihe kingana iki? Agahinda ufite ukamaranye igihe kingana iki? Ukubiswe bingana iki? Igihe kingana iki? Akarengane kawe ukamaranye igihe kingana iki? Umubabaro wawe umaranye igihe kingana iki? Bwashize naravuze ngo igihe uzengurukiye uwo musozi kirahagije, igihe uririye ayo marira kirahagije. Papa, ndagira ngo nkubwire, ibyawe ntabwo bizagenda nk'uko umwanzi abishaka. Imana igaruye ibyawe, irabigaruye, igaruye ubuzima bwawe, Imana igaruye amahirwe yawe, Imana igaruye umugisha wawe, Imana igaruye ubutunzi bwawe, Imana igaruye icyubahiro cyawe. Umva wa mubyeyi wungurikiye muri uyu mwanya, Imana igiye kugarura ibyishimo wahoranye, Imana igiye kugarura umugisha wahoranye, Imana igiye kugarura amahirwe wahoranye, Imana igiye kongera kuguha igikundiro, Imana igiye kongera kuguha amahoro, Imana igiye kongera kukubaka, Imana igiye kongera kugutetesha, Imana igiye kongera kuguha indirimbo waririmbaga, Imana igiye kongera kukugarukaho, Imana igiye kongera ubuzima bwawe bugiye kongera kumera nk'igiti gitoshye cyavomerewe. Imana igiye kugarura bya bindi, Imana igiye kongera kurema, Imana igiye ibyo utareba biremwe nonaha. Imana ni umuremyi, ntabwo Imana bisanzwe ijya gushaka. Imana irema ikintu, iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera. Imana iravuze ngo biragarutse, Imana iravuze ngo imanuye amatangazo, Imana iravuze ngo birahindutse. Hurura, igihe wabariye kirahagije, kirahagije, kirahagije mu izina rya Yesu. Birashoboka igihe uzi kurambagizwa bakubenga, ninde wabenzwe niwe, ninde babenze niwe, ninde wasabye akarongora undi, ninde wasabye akarongora undi, ninde bahamagaye telefone yawe wari witeguye ko ijya kubimugisha, hakaboneka abandi baguprovoka bakabaragu batwaye amahirwe yawe. Uza nkubwire, Imana igiye kukwinjiza mu bihe zifite icyifuzo kimwe. Nababwiye ngo tugiye gusenga. Imana ikwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi wababariyemo, cyangwa birenze iminsi wababariyemo, cyangwa birenze iminsi waririyemo, cyangwa birenze iminsi waboneyemo ibyago. Birashoboka ko umaze imyaka myinshi ubabaye, wuzuye agahinda, wuzuye intimba, umutima wawe urarushye, usa n'uwunamye, ariko Imana igiye kukunamura, Imana igiye kukomesha, Imana igiye kuguhagarika wome, Imana igiye kukuramira amashimwe, Imana igiye kuvuza impundu aho hantu, Imana igiye kubyutsa uwo murwayi, Imana igiye kumukura ku gisasiro cy'umurwayi, Imana igiye kumubyutsa mu izina rya Yesu. Ayo mahirwe ntagipfuye, ayo mahirwe ugomba kuyakira, ayo mahirwe ni ayawe, uwo mugisha ni uwawe, kariya kazi ni akawe, uriya rugo ni urwawe. Wigenda wikisenyeraho, Imana igufiteho umugambi. Birashoboka ko umaze imyaka myinshi wabariyemo, urwo rugo rubabariyemo, urwo rugo
watesekariyemo, urwo rugo rugiriyemo ibibazo, urwo rugo ruriyemo n'intambara, wirujugunya. Imana izakwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi waboneyemo amakuru, bingana n'iminsi waririyemo, bingana n'iminsi watesekariyemo. Imana ifite gahunda. Nagira ngo utujye gusenga mu kanya. Ndashaka ko dusenga Imana. Shaka dufata akanya tugasenga. Shaka dufata akanya tugasenga. Amajoro waraye Imana irayazi. Hayo majoro waraye Imana irayazi. Ayo majoro waraye Imana irayazi. Amanywa wiriwe Imana irayazi. Ubutari wasenze Imana irabuzi. Ubuvumo wagiyemo Imana irabuzi. Oh, le kota la beautiful. Zo eno teka tasa ibini star. Tanana siko etakiwa da beautiful. Nyemerere Mwuka Wera. Ntabari twizina ryawe rihabwa icyubahiro. Imbaraga zawe ziganze werekane kunesha kwawe hagati mu bwoko bwawe. Amajoro waraye Imana irayazi. Amanywa wiriwe Imana irayazi. Amarira warize Imana irayazi. Amarira warize Imana irayazi mama. Amarira warize Imana irayazi. Agahinda wahuye nako Imana irakazi. Intimba zawe Imana irazizi. Uva mushiki wanjye, uburyo uzengurutse umusozi Imana irabizi. Uburyo uzengurutse mu mago menshi Imana irabizi. Uburyo ukubitswe, uburyo utotejwe, uburyo bw'amagambo akomeretswa Imana irabizi. Imana ifite umugambi. Ndagira ngo mvugane nawe tugiye gusenga Imana. Mfite ijambo rivuga ngo Imana ikwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi wabariyemo, bingana n'iminsi waririyemo, bingana n'iminsi waboneyemo ibyago birutaho. Ndetse ndagira ngo nze kubwira Imana ngo Mana unyemerera aba bantu kubw'imibabaro yabo, kubw'intimba bahuye nazo, kubw'ibigeragezo byinshi, ubishimisha ibyishimo birenze iminsi bababariyemo, birenze iminsi baboneyemo amarira, birenze iminsi baboneyemo amakuba, birenze. Ndagira ngo nkubwire ibyakubayeho byose Imana irabizi. Akarengane kawe Imana irakazi. Ibyo wakorewe byose Imana yarabibonye. Ndagira ngo icyo Imana ishaka nicyo nshaka kukubwira. Hari icyo Imana ishaka, nuko wowe ubwawe ikwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi yakubabarijemo. Umaze iminsi uvuga ngo Mana warambabaje, Mana wanteye uruguma, Mana wanteye agahinda, Mana niwe wakoze ibi, kuki wemeye ko biba? Imana igiye kukwishimisha ibyishimo birenze, birutaho, bisumba amajoro warayurira, bisumba ibihe wabayemo wabaye ufite agahinda, bisumba iminsi wabayemo mu nkanyara ari wose. Imana igiye kuguha ibyishimo, igiye kuguha umunezero, igiye kuguha amahoro. Ndagira ngo tuvugane tugiye gusenga Imana. Ndagira ngo uyu munsi utekereze neza. Wari warasubiye inyuma wongere uhaguruke, wari waracogoye wongere uhagarare, wari waratendebutse wongere ubyuke, wari warasubiye inyuma wibagirwa Imana yawe, wongere utekereze kuri iyo Mana, wongere ukunda Imana yawe, wongere wegere Imana yawe, wongere usabane n'Imana yawe. Iracyagufitiye imbabazi, iracyagukunda, igufiteho gahunda. Kabone n'abantu bakuretse bakwita amazina bashaka, reka bayakwite ni mu gihe, ariko igihe cyabo kigiye kurangira. Hagiye gutangira igihe cy'Imana. Igihe cy'abantu kigiye kurangira ku buzima bwawe, hagiye gutangira igihe cy'Imana ku buzima bwawe. Birashoboka ko abakwambuye ari benshi, ibirenge byabo barabitwaye, baragusahuye. Umwanzi yaciye muri bo barakwambura, yaciye muri bo baragusahura. Ariko reka nkubwire, inzabibu nubwo bazikokoye, Imana igiye kongera gushyibutsa igiti, cyongera kigira amatabi, cyongera kigira ibibabi, cyongera kigira imbuto. Uzatoha, uzamera neza, uzagubwa neza. Kabone nawe wabuze umuntu ubikubwira, njye nabikubwiye umugoroba, nabikubwiye aya masaha. Imana nkorera, Imana yampamagaye, igiye kukurema mu ibyishimo n'umunezero. Imana igiye kukwishimisha ibyishimo biruta iminsi waririyemo, biruta iminsi waboneyemo amakuru, biruta iminsi waboneyemo ibyago. Ndagira ngo uhaguruke ku maguru yawe dusengane muri uyu mwanya. Birashoboka ko waba uri ahantu udukurikiye udashobora guhaguruka, wiyicarire nta kibazo. Ariko niba uri imbere ya televiziyo, niba udukurikiye muri uyu mwanya, ushobora guhagarara tugasenga, ubwire Imana ngo Mana, Pastor Edouard yavuze ngo ugiye kutwishimisha ibyishimo birenze iminsi twababariyemo, birenze iminsi twaboneyemo ibyago. Niko biratubwiye, ntabwo ari byo bivuze. Biriya niko yatubwiye. Zaburi ya 90 namwe muyisomere. Yore ku murongo wa 13 twasomye. Nongera mbasubiremo. Haravuga ngo Uwiteka we garuka. Ubwira Imana ngo garuka. Garuka abanzi banjye babibone, garuka ababisha banjye batatane, garuka abarozi bashwiragire, garuka abantu bise abanyembaraga batakaza imbaraga zabo. Bwira Imana yawe ngo nigaruke,
nigaruke yongere yigaragaze, yongere yivuge mu izina, yongere yimenyekanishe, yongere yiyerekane, yongere yivuge mu izina rya Yesu. La tore borestai, Imana yawe yongere yigaragaze. Hari igihe yigeze kukwiyereka, abantu bakoma mu maki baravanga iyi ni Imana koko, n'ubundi yongere igaruke. Aravuga ngo Uwiteka we garuka, kuko watinze uzageza ryari? Uzageza ryari? Ko watinze uzageza ryari? Mana uzageza ryari? Abagaragu bawe uduhindurire umutima, kuko bari bafite imitima ikomeretse, bari bafite imitima ibabaye, bari bafite imitima yuzuye agahinda. Ariko aravuga ngo garuka uduhindurire imitima, mu gitondo uzaduhaze imbabazi zawe, kugira ngo tuzajye twishima tunezerwe iminsi yacu yose. Utwishimishe ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo n'imyaka twaboneyemo ibyago. Iyi Zaburi yisubiremo hano, ndagira ngo yisubiremo. Utwishimishe ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo n'imyaka twaboneyemo ibyago. Umurimo wawe Mana utubonekera abagaragu bawe, gukomera kwawe kumenyekanire ku bana bacu. Ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu bube kuri twe, kandi dukomereze imirimo y'intoki zacu, nuko imirimo y'intoki zacu ikomeze. Amena. Ndagira ngo nkubwire, Imana igukomereze imirimo. Ntabwo uri uwo kuba umushomeri, no. Ubwo bushomeri ntabwo ari umurage. Uko guhomba Imana ibihagarikiraho, wongere uve ku rwego ujye ku rundi. Imana iguteza intambwe, Imana ikuremera amashimwe, Imana yongere yivuge mu izina, Imana yongere yigaragaza ahantu ukorera, Imana yongere yivurugute, yongere yigaragaze muri abo bantu, yongere yigaragaze. Latara borefo, Imana yongere itatanya amaboko yarakugose, yongere isamure ukuboko kwawe kongere kugaragara ubutsinzi. Imana yawe ni Imana nyamana, Imana yawe irashoboye, Imana yawe ifite imbaraga, Imana yawe ifite ububasha. Hagarara neza, Imana igiye kukugirira neza. Humura, haguruka dusenge Imana. Ndagira ngo dufate akanya dusenge, ndagira ngo dusenge. Ibyiza yakoze mbifite mwumufasha, Imana ishimwe cyane. Nimfasha mu bintu byose bikomeye, Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose nikwa yizi, ahinduriye imibabaro ngo anezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Imibabaro yose nikwa yizi, ahinduriye imibabaro ngo anezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo Imana yawe uyibwire ibikugoye, uyibwire ibikuremerereye, uyibwire ibigukomerekeje umutima. Nabwiwe ngo Imana ikwishimisha ibyishimo bingana cyangwa birenze ibirusite iminsi wabariyemo. Hari iminsi wabariyemo, tujye gusenga Imana. Mwami Yesu, turi imbere yawe, niwe Mana nyamana, niwe wumva gusenga kw'abasenga, niwe wumva kwinginga kw'abinginzi. Mose nk'umwinginzi yahagaze mu cyuho, ahagarara mu cyuho asengera abera, asengera iteraniro, arayibwira ngo uyu munsi Mana, dore abagaragu bawe turababaye, dore abashakazi bawe tuberewe nabi, dore abagabo tumeze nabi, dore abagore tumeze nabi, uburwayi ni bwose. Bamwe barwaye imigongo, abandi barwaye munda, abandi barwaye impyiko, abandi barwaye imitwe, abandi barwaye presha, abandi barwaye indwara z'amoko ataramwe. Ariko ngo barababara, kandi ko barakuzamura mu maso yawe. Uko niko natwe tuzamuye gusenga kwacu mu maso yawe Mwami. Ngomba gusenga kuri iteraniro ry'umugoroba. Mana, buri muntu wese mu rwo ruhande umwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi yabariyemo, umwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi yaboneyemo amakuba, umwishimisha ibyishimo birenzeho biruta iminsi yabariyemo. Kuko uri Imana ibasha gukiza, uri Imana ibasha gukora, uri Imana ibasha kurema, uri Imana ibasha kubaka, urakiza mu buryo bwose. Uyu mwanya iri teraniro uri umugisha, wagirira neza, wahasi ibyiza, uyu ibyanza guhinduka, uri n'ibishya mu ngo zabo, uri amateka mashya mu izina rya Yesu.
hejuru y'imbaraga zibarwanya, hejuru y'ibibatera, hejuru y'ibibananiza. Uri Imana nyamana, uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Uri Imana ivuga igasoza amasezerano. Uri Imana ijya yitamurura mu bihe byacu tukakubona. Uri Imana ijya ihindura amateka. Abira b'Imana tugakuramya, abira b'Imana tukavuga gukomera kwawe. N'uyu mwanya hari umuntu ukozeho, hari umubyeyi ukozeho, hari umugabo ukozeho, hari umukobwa ukozeho, hari umusore ukozeho. Abera b'Imana bakorwa mu izina rya Yesu, maze imitima yabo iruhurwa mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba utora umugoroba w'ibyishimo n'amashimwe. Urakoze ko abaryamaga nabi batongera kuryama nabi. Urakoze ko hari ibitero by'abadayimoni bikuyeho. Urakoze ko hari ibitero by'abarozi ukuyeho. Zasi ziratsindwa. Urakoze ko hari umuntu uboneye ishimwe. Uyu mugoroba tuzajya duhora tuvuga gukomera kwawe. Urakoze ko tugira ubuntu, kandi umwuka w'Imana akomeze kudufasha muri byose. Amahoro ya Kristo yo muri twiteka. Shalom, shalom. Imana ibahe umugisha, mugire umugoroba mwiza, kandi mukomeze kwishimira mu mwuka wera. Hanyuma nimero yanjye iri kuri televiziyo, waza kugira uburyo yifuza ko namusengera by'umwihariko yakoresheje nimero yanjye iri kuri televiziyo. Iyo ari 88 6 7 8 5 irahari, murayikurikiye. Iyo ni yanjye. Hari wifuza ko musengera abasha guhamagara nta kibazo, twaza kumusengera nyuma. Hanyuma dusoreje hano. Imana ibahe umugisha. Naho ku cyumweru gitaha, Imana ikwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi wababariyemo. Imana ikwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi waboneyemo ibyago. Imana ikwishimisha ibyishimo birenze amarira warize, birenze intimba wagize, birenze akarengane wahuye nako, birenze ibyo bintu byagutsikamiye. Ugire umugoroba mwiza. Amahoro y'Imana ari muri mwe. Shalom, shalom. Nabonye umukunzi mwiza, yarankunze namuzi, yamfatishije umugozi, hari rwo rukundo rwe.